nizere ko umeze neza aho uri hose. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu udakwiye kubwira abantu nubwo baba ari inshuti magara zazindi yindi yakwitangira. Ibi bintu ntugomba kubivuga. Ikintu cya mbere, mbanza ujye kuri YouTube channel yanjye ubanze ukane subscribe ubone ungaruke urakoze cyane. Ikintu cya mbere udakwiye kubwira abantu rero ntugomba kubwira abantu umushara wawe ukorera. Mu byukuri ujye uvuga mukeya cyangwa se uvuge mwinshi nibikureba, ariko ntugajye uvuga exactly amount. Niba uhembwa 200 ujye ubwira umuntu ko ari 100, niba uhembwa 100 ubwira umuntu ko ari 30, bityo abantu bose bakunda umuntu uri munsi yabo. Icya kabiri, ntukajye ubwira umuntu ibibazo byo muri famiye yawe, bya bindi byo muri famiye yawe jya ubyimenyera. Icya gatatu, ntukajye ubwira umuntu amabanga yawe y'urushako cyangwa se y'umuntu mukundana. Inshuti ye ntukajye ubwira ibyo bintu, ntago aba ari ngombwa. Icya gatatu, ntukajye ubwira umuntu na rimwe ngo umubwire ku kintu kijyanye na business yawe n'uburyo uri kwinjizamo, kubera yuko aho niho umuntu aba umwanzi wawe, kubera ko ishyari rituruka kuko uri kumubwira ibintu byawe akumva rwose uri kumurenga, ugenda umurenga. Ibi bintu bimutera ishyari. Ikindi rero udakwiye kubwira abantu, none iki cyo rwose cyagusaza kubwira abantu inenge wiyangaho. Mu by'ukuri tuvuga ukaza nkabwira abantu uti nanga wenda murabona akakada kanjye, ati ngiye nanga inonda yanjye, ati ngiye nanga amatama yanjye, ngiye nanga intoki zanjye, mfite intoki mbi. Iyo mushwanye nibyo bagucyurira. Ati dore uko gisa n'ibitoki bibi wagira ngo n'ibyikise n'icyarya kigira intoki mbi, n'igikeri n'iki. Ibyo bintu wajya umubwira by'ibanga byawe. Iyo mushwanye nibyo akubwira, nibyo agucyurira. Ikindi rero jye winda kuvuga amabanga yawe amwe y'imbere, cya kintu cyawe uzi ko ari ibanga nawe ukabuze ko kigiye hanze cyaba ikibazo. Tuvuge nk'urugero, niba uri umukobwa warigeze ukora swap ugakuramo inda, usibye ko ari bibi cyane, iki ni ikintu ugomba guceceka no mu nda ngo pi, kubera ko uyu muntu nabimenya azagira ute, azaheraho akugira ute, agushyira hasi. Ikindi, niba wenda se hari ikintu wakoze uzi nawe uzi ko kitari cyiza mu buzima, giceceke ukimenyere, kubera ko nibyo baheraho, nibyo baheraho iyo bagiye kudushyira hasi. So guys, rero namwe dore naraje nkajya mbabwira amabanga yanjye, mbabwira nisheri wanjye yaranyanze bigenze gutya, jya kubona nkabona umuntu arabinyuriye muri comment, nabandi kubagira inama nkumva ngo ngo ni depression ufite depression ngo kubera ngo sheri wawe yakwanze. Guys, murumva rero kuvuga amabanga y'abatari byiza. Narababwiye ndi kubagira inama kugira ngo ibyabayeho ntibikababeho. None umuntu araza akanyandikira muri comment ngo iyo ni depression uterwa nuko ngo nta mukunzi ufite ngo cyangwa shira wawe yakwanze. Cyane abandi kubabwira ati ibintu wakora bigatuma umukunzi wawe atagucika, ngo wese ko yagiye kandi ndetse nabimenye nyuma, cyangwa se siwe wagiye ninjye wamwanze, ugasanga muzere ko mubimenye. Murakoze, mukore subscribe, mujye no gukora mukore follow, mujye no gukora subscribe.